twatsindishirijwe no kwizera, si imirimo myiza twakoze, byavuye ku Mana yunze natwe mu rupfu rw'umwana wayikunda. Urupfu ntirwamuheranye, yarazutse ubu ni muzima. Y'amaraso yiwe yamennye, niyo yamuje n'Imana Data. Singipfuye oya, sinzacirwa witeka, intsinzi yanjye yarabonetse. Ewe Yesu ndagushima, singipfuye oya, sinzacirwa witeka, intsinzi yanjye yarabonetse. Ewe Yesu ndagushima. Hashimwe Yesu watwunze n'Imana, hashimwe Yesu watwunze n'Imana, hashimwe Yesu watwunze n'Imana. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, imutanga mu maboko y'abanyabyaha, baramubamba, asohoza icyavuzwe kuri we, atanga ubugingo bwe kugeza ku gupfa, kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi. Imana yiyungiyemo natwe, ntiyabaye ikitubaraho gukiranirwa kwacu. Hashimwe Yesu watwunze
n'Imana hashimwe Yesu watwunze n'Imana. Inzira y'ukuri n'ukwizera uwabambwe ari we Kristo, niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. Inzira y'ukuri n'ukwizera uwabambwe ari we Kristo, niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru. Inzira y'ukuri n'ukwizera uwabambwe ari we Kristo, niwe rembo ryiza ritwinjiza mu bwami bw'ijuru.